Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, na wundi wo kurundindira keretse we. Ngewe kuba umukristo ni ugukora ibintu bishimwa na bose, nubwo ibintu bitashimwa na bose ngo ntabyera ngo de, ariko ukaba mbese uri urugero rwiza. Abakurikira Vanti Motivations, nababwira ko twagarutse muri Gospel Time hamwe n'umutumirwa wacu, turi buze kubabwira, ariko yitwa Ben Kwizera, umuhanzi ukora gospel neza cyane. Nje nkaba ndi Krezo kagati kakure kugasi kakurana ubutohere. Ndongera kubibutsa ko ubuzima bugira imizi mizima, mu bazima hazima hazira ubuzima. Niba uri muzima kanda subscribe kuri Vanti Motivations, dukomezanye. Uyu munsi ni Gospel Time hamwe na Ben Kwizera. Ben Kwizera uraho? Ndaho meze neza cyane, ndashima Imana. Amakuru yawe Ben Kwizera? Amakuru ni meza. Yes, Ben Kwizera turi kumwe ntabwo ari umuhinzi, si umuyobozi, ntabwo ari umumotari, ahubwo ni umunyamuziki, umuririmbyi, umwanditsi, akaba n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ariyo mpamvu tugiye gutangira ukora mu muhogo. Okay, murakoze. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, na wundi wo kurundindira keretse we. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Ni Yesu ufite urufunguzo, nta wundi wo kurundindira uretse we. Yego. Ben Kwizera, kuba umukristo kuri wowe ni ukuba umuntu umeze ute? Okay, murakoze. Kuri ngewe kuba umukristo ni ugukora ibintu bishimwa na bose, nubwo ibintu bitashimwa na bose ngo ntabyera ngo de, ariko ukaba mbese uri urugero rwiza. So ufasha abakene, wubaha Imana, usenga, wiyiriza ubusa, mbese abantu bakubona nk'icyitegererezo mu rusengero ndetse no muri sosiyete hanze. Murakoze cyane. Yes. Ni gute abanyarwanda banyuze mu byo tunyuramo byose, bitabujije ko twari n'abakristo, tukagira amateka igihugu cyagize ubu ngubu, noneho mu mwaka wa 2021 abanyarwanda baba abakristo beza cyangwa se abemeramana beza, bakaba n'abanyagihugu abanyarwanda beza bazira icyasha, badashobora kongera gusubira muri bya bindi. Okay, kuntu batakongera kubisubiramo nuko twagomeza kunga ubumwe, kuko biriya nabwo byabaye ubukristo buriho, abantu banasenga. So ariko bari babuze ikintu bita ubumwe no kugira ubumuntu. Good. Reka dutangire rero kuri career yawe Ben Kwizera. Watangira utubwira urugendo rwawe rwa muzika, ese wabyisanzemo ute? Kuki utabaye umumotari nk'uko natangiye mbivuga ko umumotari ntabwo uri umumotari cyangwa umuhinzi? Yego. Waje kwisanga ute mu muziki? Ibyo byaje ryari? Kuki se ahubwo wisanze mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ntuturirimbire twaturirimbo two kubyina mu maklabu? Okay, murakoze cyane. Ukuntu nisanze mu muziki navuga ko ari ibintu byaje kera, wenda nkimenya ubwenge, kuko nkimenya ubwenge nakuze numva aho abantu baririmba, nanjye nkora mbikunda, nkajya ngerageza kuririmba, nkanandika uturirimbo, nkanaturikodinga ku dutelefone twa kera nari natiraga. Umuziki ngenda nkukunda gutyo, mbese ni inganzo yankuriyemo, bigezeho mbishira hanze, ntangira gukora ibihangano byanjye.
bigezeho ubishyira hanze utangira gukora ibihangano byawe, twavuga ko ari impano yo mu muryango cyangwa ni ibintu waba wari warakwiye ku nshuti cyangwa warebaga abandi bahanzi bakora music gospel ukavuga ngo nanjye ariko ngomba gukora music kandi nkanabikora ari gospel? Okay, murakoze. Navuga ko ari impano yo mu muryango of course, kubera ko afite abavandimwe bakuriye mu makorari. Nanjye ngeragezeho kujya mu makorari, hari buryo kibarepetaga turi mu rugo, rero nkabikunda. Bo ntibabashije kubishyira mu bikorwa ngo babe baririmba personal nkanjye, ahubwo ninjye wakomeje kubikunda n'Imana iranshyigikira bishyira mu bikorwa. Ubishyira mu bikorwa. Urugendo rwawe rero ruba rutangiye ryari? So urugendo rwanjye rwatangiye 2016, nibwo nageragejeho kujya muri studio nkirangiza kaminuza, ariko nshyira indirimbo ya mbere hanze 2019, kubera ko nakozeho indirimbo ya mbere numva ntabwo ibintu biri kugenda neza, nkenera izindi mbaraga kugira ngo mbashe gukora produit nziza, sohora indirimbo ya mbere 2019. Kugeza ubu Ben Kwizera amaze gushyira indirimbo hanze zingahe, ziboneka? Okay, murakoze. Kugeza ubu ngubu maze gushyiraho indirimbo hanze nye, mfiteho n'izindi muri studio zirenga 2 ntarashyira hanze, ziboneka kuri YouTube channel yanjye yitwa Ben Kwizera. Yitwa Ben Kwizera. Indirimbo ziriho ni zihe? Hari indirimbo ya mbere yitwa Ntega amatwi, ya kabiri yitwa Murinzi, ya gatatu yitwa Nibutse, ya kane yitwa Ningerayo. Ni nayo ndimo ndakorera marketing cyangwa se publicité muri iyi minsi, kuko imazeho iminsi mike igiye hanze. Iyo bavuze ijambo mashup urabyumva? Mashup? Yes. Okay, je kugira umorere mashup y'izo ndirimbo enye wambwiye ufite, ngo mashup n'uburyo uririmba ibihangano byawe muri kimwe ujya mu kindi. Nabyumvishe. Indirimbo enye uziririmba amasegonda 15. Okay, murakoze cyane. Ako ni akantu k'ubwenge kanyongera tekinike. Ntega amatwi nibutse iminsi ya kera, Murinzi we menyesha igihe, ningerayo nzaruhuka, nzabona Imana maso ku maso. Indirimbo ukabura ziririmba. Bana ndasikoze neza cyane. Which is really good. Good. Yes, mu ndirimbo zawe uzumva ubasha gutega amatwi akazumva, ngira amahirwe yo kuzumva, yumva ko uba uri gutakambira Imana, usaba Kristo kukubera umurinzi, kugufasha mu just waba waragize ahahise hari hashaririye ku buryo wumva ko ubuzima bwawe babushyira muri Nyagasani? Okay, urakoze cyane. Urabivuze nanjye mpita nibuka kera hahise, ahubwo wamfasha guha Imana icyubahiro, kubera ko hari wibutse background y'umuntu aho yavuye ushobora kugira ubwoba. Niyo mpamvu turirimba indirimbo zihumuriza abantu sometime, kuko hari abantu baba bakiriye ubuzima bubi twabayemo, so ubuzima bwa karansi y'amafaranga, ubuzima bwo kubura imyambaro, bwo gukena, bwo kubura akazi. Iyo byibutse rero ukenera kuhumuriza babandi bakiriyo, kugira ngo nabo bamenye ko Imana igifite imbaraga. Niyo mpamvu ndirimba indirimbo zihumuriza abantu. Indirimbo zihumuriza abantu. Yego. Abantu bumva ibihangano byawe, baba feedback baguha kuri social media, kuri YouTube n'ahandi, baba bakubwira ko hari icyo zibafasha? Okay, murakoze. Ni abantu benshi. Iyo uvuga ngo abantu benshi, kubera ko ishobora kubaho iyo nsohoyeho indirimbo, so ntabwo abantu bakunda kumpa feedback kuri YouTube, ahubwo bakunda gukoresha Instagram na Facebook, bakambwira ko ibihangano byanjye, so birabafasha, birabahumuriza, bagahita bampa courage, bakambwira ati uzakore n'indi humuriza bameze gutya. Bihumuriza abantu benshi cyane, hari abantu benshi bifasha.
hari abantu benshi bifasha. Ushingira ku hahise hawe cyangwa ubuzima bw'abantu ubona iyo ujya kujya mu nganzo gukora indirimbo, cyangwa hari izindi inspiration zikuzamo? Murakoze. Ntago navuga ko nshingira ku hahise hanjye gusa, ahubwo naguha nk'urugero wenda muri makeya nk'indirimbo maze gukora nk'iya mbere bita ntega amatwi, yari nk'isengesho. Ngewe nari ndimo ndasenga nsaba Imana, hari ibyo nasabaga Imana kubera situation mbi nari ndimo, mbwira Imana ngo intege amatwi. Ya kabiri nise murinzi, ivuga ku gihe, ni ibintu bimenyesha abantu igihe, Imana itumenyesha igihe nuko twatwitwara kugira ngo tubashe kwita ku iherezo ryacu. Ya gatatu nayise nibutse, niyo yanjye ahubwo nibutse iminsi ya kera. So harimo situation zose nagiye struggling-amo, byo kinabayeho mu buzima bubi, ariko ndavuga ati nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'amaboko y'Imana, so nsanga ari ibintu mbese njye ubwanjye ntabasha kwitekerereza. Ya gatatu ni ikumbuza abantu ijuru, nahise ningerayo. So urumva ningerayo nyine ni mu ijuru, ntabwo ari muri Amerika, Imana ni mpafiza. Murakoze. Muri make navuga ko ibihangano byanjye bibaza ku bantu bose, ku buzima bwa bose buri muntu akisangamo. Urakoze cyane Ben Kwizera. Umuziki watangiye 2016, nyuma ukaza kugira ibisitaza cyangwa se inzitizi zituma utabikomeza, ukabisubukura 2019. Ari nawo mwaka mu mpera zawo Covid yatangiye. Agakurikiraho 2020 tukiri muri Covid, 2022 muri Covid. Ubuzima busa nk'ubwahagaze, nta bitaramo bibaho, insengero zifunze, ukaba warakomeje gukora. Amafaranga ukoresha umuziki yakura he kutayinjiza muri wa muziki n'ubundi? Urakoze cyane. Ibintu byabaye umuhamagaro ntago bivuga ngo urebe wite kuri challenge cyane cyangwa ku mpinduka, ahubwo nshobora kwigomwa no kurya ariko ngakora indirimbo. Niyo mpamvu rero no muri Covid nakomeje gukora ibihangano byanjye, kuko ntago nari gutangira ngo ninjira ahantu mpite mvamo kubera impinduka zibayemo, ahubwo nge ndigomwa. Isomo riri mwaho wabwira abakurikiye Vanti Motivations ni ibihe? Murakoze. Isomo nabwira abantu bakurikirira igicano yanyu nuko batacirwa intege n'ibiriho cyangwa n'impinduka z'ibihe, ahubwo bakaguma bagafokasinga kuri purpose cyangwa se ku ntego bihaye, kugeza ubwo bageze kuri cya kintu biyemeje kugeraho. Abahanzi baririmba indirimbo zo gukuramya no guhimbaza Imana bari mu byiciro bibiri, nkuko duheruka kubibwirwa na mugenzi wawe ukora gospel nayo witwa Saba Umuvunyi. Tugati buriya hari umuhanzi w'umukristo, hari n'umuhanzi wa gikristo. Bumva bitandukaniye? Nabyumvishe. Wifata mu kihe cyiciro? So urumva nubwo ahantu bari mu rusengero, ariko ntabyera ngo ntago abantu bose baba barimo ari abakristo cyangwa se ari abantu bafite purpose imwe, kuko mu rusengero hazamo abajura, hazamo n'abasambanyi. Ntabwo n'abakora gospel rero bose baba bafite target yo kuvuga ubutumwa bwiza. Hari n'ababa bafite target yo gushakamo amafaranga, gukuramo abasponsor, gushaka abagore bo hanze. Ni byinshi cyane, nawe urabizi. Wowe wibona mu kihe cyiciro muri ibyo byombi? Urakoze cyane. Nshobora kwisanga mu byiciro nka bibiri. Ariko ikiruta ibindi nuko ngewe nakoze gospel nkeneye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mbese kwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Byiza cyane. Hanyuma Ben, kugeza ubu mu myaka navuga nk'ibiri uri mu muziki, hari imbogamizi uhura nazo mu buhanzi bwawe, cyangwa kubera ko bikora ari nk'umuhamagaro cyangwa passion, niyo zije ntabwo zibona? Urakoze cyane. Imbogamizi zo ni nyinshi, nta nubwo ari imwe, kuko nta kintu kitagira imbogamizi cyangwa ibintu bikubangamira. So nshobora kugiraho imbogamizi yo kujya muri studio,
nkaba mfite ibintu byinshi cyane ndimo nkabura amafaranga yo kujya muri studio. Icyo ni ikibazo cy'amafaranga, nicyo cya mbere. Nshobora kugira imbogamizi y'abanyamakuru, so uburyo ki twamamaza ibintu byacu hari inzira bigomba gucamo, ariko hari uburyo cuca muri za nzira ugasanga bisaba kubigoreka, nayo ugasanga ni imbogamizi. So imbogamizi ijya imbangamira cyane mu muziki ni igihe, kubera ko condition de vie nyine usanga isi hari ibintu dusaba kugira ngo dukore n'umuziki kandi ukadusaba imbaraga. Numva ariyo mbogamizi ijya imbangamira cyane, kubura umwanya igihe nk'umuziki cyane. So iyo uhuye n'iyo challenge ukora iki, ubigenza ute kugira ngo uyovercoming? Urakoze cyane. Buriya ikintu nize cya mbere ni ukwihangana no kwakira umuntu uko ari. So iyo mpuye n'iyo challenge hari ikintu inyigisha, buri kintu cyose ngikuramo isomo. Kimwe nuko twebwe urumva ntago tuba tumeze nk'abantu bakora sekira. Iyo umuntu akubangamiye urihangana kugira ngo akubonemo ya shusho y'ubukristo nyine, ukihangana ukamwerera imbuto. Ejo nari kumwe n'abashuti banjye, harimo n'abakobwa barimo mpanga gahunda y'uyu munsi, ko mfite ikiganiro na Ben Kwizera. Mbaza umuntu mbereka amafoto yawe, umukobwa ngati umuhungu ko yatariye, umuhungu mwiza gute ni gute akora indirimbo za gospel. Iyo challenge yo ntabwo ugihura nayo, yo kuba abakobwa bashobora kubabona ko inzira wanyuzemo wayobye wari ukwiye kuba baririmbira imitoma. So urakoze cyane. Ni ikibazo mpura nacyo no ku maradiyo mpura nacyo. Ariko urumva icyo wisanzemo n'icyo ukora, ntabwo twaririmba ibintu by'isi kandi Imana ishaka ko twamamaza inkuru yayo. Njya mpura nabyo cyane, ariko nkomeza umuhamagara. Yego. Ukurikirana showbiz yo mu Rwanda? Ndagerageza, ntabwo nyikurikirana cyane. Uragerageza. Muri iyi minsi hari saga ya Bruce Melody na bagenzi be bakora music, abavuga ko badakwiye kumugereranya na Meddy na The Ben, ko ari abanebwe, ari inzererezi, aho barayatariho birirwaho. We akora cyane, ko bakora akaririmbo kamwe mu gihe gitoya. So ibyo bintu bivugaho iki nk'umunyamuziki mugenzi we, nubwo mudakora genre y'imiziki? So urakoze. Nanjye ejo nahoze mbisomaho ku social media, ariko ntabwo aba ari ikintu cyiza kudegrada mugenzi wawe muhuriye muri kariyeri. Kimwe nuko burya nta muntu ujya ukura ngo agere hejuru ku buryo avuga ko atamanuka. Buriya ibintu byose buryo cyo ugera hejuru ubusatira no kugera hasi. So ikintu nabivugaho gikomeye rero nuko twagomba tukubahana. So buri muntu akubaha ibihangano by'undi, kuko nta urageraho yifuza, kuko n'uvuga ko ari hejuru cyane abagikora. Uvuga ko ari hejuru cyane abagikora. Dusa nk'abagana ku musozo. Ni gute ushobora gusobanurira gospel music industry yo mu Rwanda umuntu udasanzwe ayizi, ukayimushushanyiriza ku buryo abasha kwisobanukirwa, akagenda afite ishusho y'umuziki nyarwanda wa gospel? Murakoze. Gospel mu Rwanda nayikurikiranye kera ntaranayinjiramo neza, ariko ishusho naho umuntu uje mu Rwanda ushaka kugenda kugira icyo avuga hanze, navuga ko turacyiyubaka twebwe. Ntago gospel iragera hejuru tugereranye nka South Africa cyangwa tugereranye nk'aba gospel bo muri Amerika. Twe navuga ko turi abantu bakiyubaka, ariko tugifite ikibazo cya teamwork cyangwa se guhuza ubumwe, kuko usanga buri muntu akora ku giti cye. Ushobora no guhurira n'umuntu kuri radio mugakorana ibiganiro bikarangira gutyo. Ntago namubwira ko twebwe turacyiyubaka, ariko turacyabuze teamwork kugira ngo ibintu byacu bijye top, mbese bigere ku rwego twifuza. Iyo teamwork hakorwa iki ngo iboneke? So urakoze. Buriya teamwork kugira ngo ikorwe, so ni ibintu bigoye ariko biranashoboka, kubera ko
buriya abantu iyo bahuje ibitekerezo akenshi ni muri 10 harimo 9 baba babyumva neza. Habaho nk'ibiganiro mbese hakajya hagira abantu bahuza abantu bakiyumvanamo. Abantu bakiyumvanamo. Yego. Mu Rwanda hari federasiyo y'abanyamuziki. Yego. Iyo federasiyo harimo n'ihuriro ry'abakora gospel. Waba warigeze usanga abagenzi bawe bakora muri gospel music ngo mube mu itsinda rimwe, wenda abari naho munyuze ibyo biganiro byo kugira ngo murebe uburyo ki ubumwe butari muri gospel industry bwaboneka? Okay, urakoze cyane. Kubigerageza byo narabigerageje cyane. So ariko urumva kubera mushobora guhana gahunda n'umuntu cyangwa n'abantu, so muri 10 barindwi bakayica. Ubwo urumva rero muri 3 ntago mufatira babandi imyanzuro, usanga bamwe baraza ariko abandi ntibaza, ugasanga nicyo kibazo kikirimo cya communication. Nicyo kibazo cya communication gihari. Yego. Mu myaka 5 iri imbere Ben Kwizera yibona he mu ruhando rwa muzika nyarwanda yo kuramya no guhimbaza Imana? Okay, urakoze. Ikintu cya mbere navuga nko mu myaka 5 nuko ibihangano byanjye akenshi ntago ndeba ahantu byaba bigeze, ahubwo ndeba abantu byaba bifashisha. So navuga ko mfite gahunda y'uko ibihangano byanjye so byabimaze gufasha abantu benshi, ku buryo abantu barenga 100 cyangwa 1000 cyangwa 500 bakubwira ati ibihangano byawe byaratwubatse, byadukuye ahantu. Iyo niyo purpose ya mbere mfite. Iyindi ya kabiri nuko ibihangano byanjye bitabaroko, mbese ngo bigume mu Rwanda gusa, no hanze bagomba kubyumva. Geragezaho gukora indirimbo z'ikinyarwanda, nkajya no mu cyongereza n'igiswahili kuko byose turabizi, ku buryo nkora ibintu biri international. Niyo gahunda mfite yo kwagura umuziki ku buryo ugera kure n'abantu ufasha bakiyongera. Dusoza ikiganiro cyacu, watubwiye ko ufite indirimbo nshya imaze iminsi mike hanze, ari nawe ari gukorera publicity cyangwa promotion. Yego. Abakurikiye Vanti Motivations bakeneye kumenya iyo ndirimbo bayisanga he, bakubona bate mu gihe bagukeneye? Okay. Ni social media handles zawe uzibabwire. Yego. Ndetse niba ari n'ubutumwa wifuza kugenera abanyarwanda abakunzi b'umuziki wawe cyangwa bazawukunda bazabona interview, buri wese muri rusange mugenera ubwo butumwa, iki tukite igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye. Yego. Ikindi kiganiro nyuma tugushimira. Okay, murakoze. Ibihangano byanjye nkuko nabibabwiye ushobora kubiresanga ku maradiyo, so ashobora guhamagara kuri radiyo agasaba indirimbo zanjye. Radiyo nyinshi zifiteho ibihangano byanjye. Ashobora kujya kuri YouTube agasacinga akandikamo Ben Kwizera, kuri Facebook ni Kwizera Benjamin, kuri Instagram ni Ben Kwizera, so n'andi ma social media yose ngerageza gukoresha yasangaho ibihangano byanjye. So ikintu nabwira abakunzi banjye cyangwa n'abakurikira social media, nashimira abakunzi banjye, ngashimira abantu baguma kunshyigikira, so ngashimira itangazamakuru, ngashimira abantera inkunga, so nshimira n'abansengera, so kandi nkababwira ko urugendo rukiri rurerure, ko dukeneye inkunga zabo, dukeneye abantu bashyigikira amacano yacu, ibihangano byacu bakabisangiza abandi, bakaguma bakadushyigikira bakadusengera kuko urugendo ruracyari rurerure ntaho turagera. Yego, murakoze. Murakoze nawe. Reka dusoze iki kiganiro tukwifuriza ishya n'ihirwe mu buhanzi bwawe. Ni umurimo utoroshye ariko ukwiye gukora, kumva ko wakora ikintu ugasohora amafaranga we nta yindi nyungu ya hafi ukeneye. Rimwe na rimwe nawe ubikorera ugasanga ni abantu badashabukiye gushyigikira bya bintu byawe, ariko ntucike intege. Yego. So ni ikintu rero navuga cyiza, no kuba utaracitse intege ngo utangire music, covid hitizamo, ibitaramo bihagarare, amacaki zahagarare, ibiterane bihagarare, aricyo cyari igihe cyiza cyo kuba wamenyekanisha bwa butumwa uririmba ariko wakomeza ugafightinga. So
courage, ahatari inzira uyu munsi ejo birashoboka ko yaboneka. yego Ubuzima ibi ni byiza ntibisimbura, ushobora kuba uri kurira ejo ugaseka cyangwa mu kanya, yego so birakunda. okay murakoze. Abakoze cyane rero kwitabira ubutumire bwacu. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ubwo nitwongera kugukerera muri gospel time tuzakubona. namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi igume kubashyigikira cyane. Ndabakunda murabizi. Yeah, sure. Merci. Urakoze cyane.